Yesu ashimwe nshuti bavandimwe, ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana abe kuri mwe. Katuganire ku kintu kimwe abantu bajya bitiranya. Hari uburyo abantu bitiranya agakiza no kureka ingeso mbi no kureka ibyaha bakoraga, mbese bakaba beza muri sosiyete n'ibindi. Hanyuma bakavuga ngo barakijijwe, cyangwa se umuntu ujya mu rusengero kenshi akavuga ko akijijwe ngo kubera ko yaretse ibyaha ngo akaba ajya no gusenga. Mu by'ukuri rero icyaha no kureka icyaha ntaho bihuriye no gukizwa. Mu by'ukuri biratandukanye cyane, kuko iyo uretse ibyaha uba wiswe yuko nyine ni wowe ubiretse. Niba ari ugukizwa ntabwo byaba byitwa gukizwa, ahubwo uba wikijije. Kuvuga ngo ntabagukijije, ni wowe wikijije. Rero mu by'ukuri icyaha, umuntu yitwa umunyabyaha kubera ko yavutse ari umunyabyaha. Ubwabyo kuvuka, kuba waravutse nyine ni icyaha. Kuba waravutse ku muntu w'umunyabyaha ubwabyo nawe uri icyaha, cyangwa uri umunyabyaha rwose wabivukanye mu maraso. Rero ibyaha niyo wavuka, niba witwa umunyabyaha ukavuka ukaba udakora icyaha, ntibivuze yuko utari umunyabyaha kuko ngo utabikora. Urabikora, niyo waba utabikora nabwo rwose uba uri umunyabyaha. Kubera iki? Ni imbere y'Imana, si imbere y'abantu. Imbere y'abantu bita umuntu ko ari umunyabyaha bitewe n'uko babona yakoze ibyaha, hanyuma Imana ikita umuntu umunyabyaha bitewe n'uko ibona ko yavutse umunyabyaha. Icyo gihe rero uwo munyabyaha wabivukanye navuka akirinda gukora ibyaha, ntibizamukuramo amaraso y'icyaha. Ariyo mpamvu imbere y'Imana umuntu wese ahava akagera ni umunyabyaha, yabyanga yabyemera, nubwo yaba atakoze ibyaha rwose. Umwana mutoya, ibyanditswe biravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse bariyobagiza bakabeshya. Zaburi ya 58:4 niho habivuga. Hanyuma rero bivuga iki? Bivuga ngo nureka ibyaha ntabwo uzaba ukijijwe rwose pe, ntabwo uzaba ukijijwe, ahubwo uzaba wikijije. Hanyuma rero ako gakiza wihangiye cyangwa wikoreye wigiriyemo uruhare, ntabwo mu by'ukuri kazaba kemewe imbere y'Imana. Ariyo mpamvu ukeneye gukizwa, ukijijwe apana utikijije. Hanyuma rero gukizwa ni igikorwa bagukorera, ntabwo ari igikorwa wowe ugiramo uruhare. Mu by'ukuri iyo umuntu yari arwaye indwara, wenda tuvuga arwaye kanseri, agiye gupfa, hanyuma umuganga akamutabara, bakamubaga, bakamukorera ibisabwa byose, agakira, ntabwo mu by'ukuri uwo muntu yavuga ngo hari uruhare yagize mu gukizwa kwe, mu gukira kwe. Kuvuga ngo kugira ngo akire, ninde wabiteye? Uwabiteye ni umuganga. Niyo mpamvu azavuga ngo ndakijijwe. Nta gikorwa cye rero kiba kirimo pe, uwo muntu nta gikorwa cye namba kiba kirimo. Niyo mpamvu gukizwa bitandukanye rwose no kureka ingeso mbi no gukora imirimo iyo ari yo yose abantu bavuga ko ari myiza kugira ngo bagaragare neza. Agakiza rero kaboneka hari umuntu kakuzaniye. Mu gihe asanze warohamye, mu gihe asanze wari waramanitse amaboko, wapfuye, byarangiye, ntacyo usigaje, uwo muntu we niho akora akazi ke. Hanyuma iyo akarangije, ntabwo wowe uba ufite icyo wirata, ahubwo wowe uba ufite icyo kurata uwo muntu. Ni nayo mpamvu rero bimeze gutya. Niba uretse ingeso mbi ukagenda urata ngo narabiretse, ngo ubwo ndakijijwe,
oya, ahubwo ujya ugenda uvuga ngo narikijije. Ntabwo nakijijwe, ahubwo narikijije. Ni ukuvuga ngo nta muntu ufiteho kurata, ko byose ni wowe. Niyo mpamvu Imana rero ngo yo yashimye yuko hatagira umuntu n'umwe ugira icyo yirarira. Mu Befeso 2:8 baravuga ngo mwakirijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, byavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. So niba uvuga ko waretse ingeso mbi, ukaba uvuga ko uri umukiranutsi kubera ko wabiretse, mu by'ukuri urishuka cyane. Ntabwo ko ari ko gakiza. Agakiza ni impano uhabwa ku buntu mu gihe wananiwe. Ariko niba ugifite ibyo kwikorera, wumva ko nzakora ibyiza abantu bashima, Imana inyemere, nzareka ibibi, Imana inyemere, mu by'ukuri uzemerwa n'abantu, ariko Imana ntabwo izakwemera. Imana yemera umuntu wenyine wamanitse amaboko akakira ko Yesu yamennye amaraso kugira ngo ababarirwe, kugira ngo akizwe, kugira ngo akurweho urubanza rw'ibyaha. Uwo muntu rero Imana ntimubara ko ari umukiranutsi bitewe ngo nuko yaretse ibyaha rwose, kubera ko n'ubundi bimukijije cyangwa Yesu yaje uwo muntu ataretse ibyaha. Ibyanditswe mu Baroma 5 niho bavuga ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Ngo ariko Imana yagaragaje urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ngo Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha tutabiretse. Ni nayo mpamvu na nyuma y'uko agupfiriye ntabwo agusaba ngo bireke cyangwa mvaneho agakiza naguhaye, kuko n'ubundi aza ntabwo wari wamusabye, nuko Imana yarebye ko ubikeneye irabikora. Kumirwa neza n'imbabazi bibabeho cyane.